iyi ni radio One Nation, radio ikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ifite n'ikicaro hano mu Rwanda. Tukaba twagize amahirwe kuba turi kumwe n'umushyitsi muhire. Reka tureke abanza twibwire hanyuma dukomeze ikiganiro. Murakoze kuri aka kanya mu mpaye kuganira namwe. Je nitwa Professor John Musine, nkabanyoboye intara ya gatandatu y'u Rwanda muri Amerika, yo twita United States Rwandan Community Abroad. Amakuru ki yo mu Rwanda rwo muri Amerika? Amakuru ni meza, barabatasha mwese. Tumaze igihe turi mu bikorwa bitandukanye. Komite nyoboye ikaba yaratowe mu kwezi kwa gatatu, ariko mu kanya gato navuga ko tumaze gukora ibintu byinshi. Cyambere twubatse strategic plan y'uwo muryango nyarwanda muri Amerika, tukurikije imyanzuro yavuye mu mwiherero wabaye w'abayobozi mu kwezi kwa gatatu gushize. Tukurikiza icyerekezo 2050, ari naho strategic plan yubakiye ku mashami ane. Hari icyo twita cyambere ari foreign policy. Foreign policy no kuvuga nka za RCA, turebera hamwe uburyo twakora ubuvugizi bw'igihugu, haba muri Congress, Senate, muri za university, civil society, kubijyanye n'ishoramari, kugira ngo isura y'u Rwanda igaragare neza muri Amerika. Inkingi ya kabiri niyo twita local policy. Local policy niyo kubaka za RCA. Mandate yacu gitangira twari tufite za RCA 25, ariko kuva muri uko kwezi kwa gatatu tugeze kuri za RCA 28. Intego yacu nuko buri mwaka tuzajya twongeraho 5, tukageraho abanyarwanda bose bari mu gihugu cya Amerika. Murazi ko ari igihugu kinini, ariko ahari umunyarwanda hari u Rwanda. Inkingi ya gatatu niyubakiye kuri youth, akaba ari urebye youth ni nazo mbaraga z'igihugu, haba ubu cyangwa mu myaka 25 iri imbere, ariyo tuzaba tuganisha muri icyo cyerekezo 25. Ni naho rero twakoze iriya conference benshi mwabonye ya Rwanda Young Professional Conference, izaba ari ingaruka mwaka. Ikaba ari muri mandate muri icyo cyiciro cya youth empowerment. Bafite ibikorwa bitandukanye bazageraho mu myaka 25 iri imbere, ndetse no mwaka 2020 hakazaba conference ya kabiri ya Rwanda Young Professional Conference. Mu minsi mike tukazaba tunabamenyesha n'itariki naho izabera. Ni muri urwo rwego ndi hano mu gihugu guhura na RDB, Mini Youth na Minafet, kureba uko twashira imbaraga hamwe kugira ngo dukore ibikorwa byateza imbere urubyiruko rwacu. Inkingi ya kane ni ijyanye na gender. Murabizi u Rwanda rwateye intambwe igaragara ku isi hose ku bijyanye na gender empowerment. Uzi ko u Rwanda ari rwo rwa mbere ku isi. Ntago rero twasiga umwana w'umukobwa n'umutegarugori nyuma muri strategic plan ya USRCA. Tukaba duteganya kuzakora programme zitandukanye n'abafatanyabikorwa bacu mu guteza imbere uruhare rw'umwana w'umukobwa n'umutegarugori. Warutubwiye ku cyerekezo u Rwanda rufite, ndetse ko mwagiye agaciro muri RCA ya Amerika. Iyo tuvuze icyerekezo ndetse n'ibyo mwiyemeje kugeraho, harimo abatabasha kubisobanukirwa neza. Ni iki mu by'ukuri urubyiruko rurateganya iki?
mugarukira ku rubyiruko gusa, ese abasaza ntibazagira ngo mwarabibagiwe nabo bari muri Amerika? Ni iki gifatika kizakorwa mwumva ko kizaba cyagezweho muri iyo myaka 25, kubera yuko mu Rwanda hari ibintu byinshi bavuga ati tuzaba twageze kuri ibi ngibi, hari bizaba byagezweho, hari byatangiye gukorwa, ariko tubavuga ati biracyakomeza. Bimwe mu byo wenda watubwira, wenda ntabwo watubwira byose, ariko ibyo watubwira muri byo ni ibihe? Iyo rero tuvuga ko dufite mandate y'urubyiruko ariyo nkingi ya gatatu muri iyo strategic plan, ntabwo bivuze ko n'abasaza tubasize inyuma, kuko urebye ibikorwa n'urubyiruko ku bijyanye n'ikoranabuhanga, gushora imari mu gihugu, kuba bagerageza ukuntu ba mukerarugendo benshi baza mu gihugu, kuba bakora za projects ziri mu rwego rw'ikoranabuhanga bakorera hanze y'igihugu ariko bikagira akamaro abanyarwanda muri rusange mu gihugu. Ibyo byose bigamije gufasha abanyarwanda muri rusange, ntago rero bisiga inyuma abasaza. Turi kumwe twese, tubyubakiye hamwe, twese duhuza imbaraga hamwe kugira ngo bizadufashe mu myaka 25 iri imbere, kugira ngo ibyo twiyemeje mu cyerekezo 2050 tuzabibyaza umusaruro. Hari twagiye tubona ibikorwa nka za bye bye nyakatsi, twagiye kutubona $1 campaign. Ni ibihe bikorwa benda kimwe cyangwa bibiri mwumva abanyarwanda baba muri Amerika bashobora kuzafasha mu iterambere ry'igihugu? Kimwe mu cyo twasuzumye ni ikijyanye n'ikoranabuhanga. Leta y'u Rwanda yashoyemo imari igaragara kugira ngo dukoreshe ikoranabuhanga guteza imbere imibereho y'abanyarwanda n'ubukungu, kandi twubake u Rwanda twifuza. Hari nk'abana bari muri ntara ya 6 ya Amerika bakomeje kuba ba developer za software. Izo software zikaba zikoreshwa hano mu Rwanda na company zitandukanye. Urumva ko ari uruhare rugaragara urubyiruko rwacu rumaze kugeraho. Icya kabiri, hari abo twazanye nabo bazatanga ibiganiro bitandukanye kuri University y'u Rwanda, bazatanga ibiganiro kuri za programme za RDB na Mini Youth, kugira ngo twubakire hamwe kandi duhuze imbaraga hamwe mu kubaka u Rwanda twifuza. Ibindi tuzakomeza tubibagezaho, hari za programme nyinshi duhurijeho na Minafeti na Mini Youth hamwe na RDB. Mu minsi iri imbere tuzabagezaho mu buryo burambuye n'ibindi bigo by'abafatanyabikorwa nka Bridge to Rwanda n'ibindi ntarinze kuvuga ubu nonaha. Professor Musine, muri Amerika mukuriye nabyita abanyarwanda, ishyirahamwe y'abanyarwanda baba hariya. Amerika irimo abanyarwanda benshi bazi ukuri kwibera mu Rwanda, ariko hari n'abatazi ukuri kwibera mu Rwanda. Ese mukora iki kugira ngo isura nyayo y'u Rwanda ikomeze kumenyekana hariya, kandi imenyekane ku banyarwanda benshi bashoboka, kandi imenyekane ukwiri? Bimwe mu byanzanye ni ukurebera hamwe n'inzego za leta ukuntu ibibera mu Rwanda dukoresheje website yacu twabigeza ku banyarwanda bari muri Amerika hamwe n'inshuti z'u Rwanda. Icya kabiri, hari za programme turimo turarebera hamwe n'abafatanyabikorwa bacu hano mu Rwanda, ukuntu tuvuge nk'itorero, ukuntu twarebera hamwe ukuntu twazana abatoza bavuye hano mu gihugu kugira ngo batoze urubyiruko rwacu ruri muri Amerika. Cyane cyane ko hari na benshi bavukiye mu gihugu cya Amerika batazi indangagaciro nyarwanda cyangwa umuco nyarwanda. Bikazadufasha rero muri urwo rwego kugira ngo abari hanze bamenye ibibera mu Rwanda dukoresheje ikoranabuhanga, kandi tubatoze n'umuco nyarwanda. Leta z'Ubumwe za Amerika ni igihugu cyagize amahirwe yo kwakira, niba ntibeshya, Rwanda Day, umunsi wa Rwanda inshuro nyinshi kurusha
ibindi bihugu. Kuba mwaragize amahirwe mwumva murusha iki andi mashyirahamwe y'abanyarwanda ari hirya no hino, n'iki mwungutse, n'iki mwakuyemo, ndetse mwifuza ko wenda byanakomeza hakaba n'izindi nyinshi zitandukanye? Urebye za Rwanda Day buriya zose zagiye ziteza imbere umuryango nyarwanda, cyane cyane muri Amerika n'ahandi hose, ariko ibikorwa nka Rwanda Day ni ibigamije gufasha abashora imari muri private sector hano mu gihugu guhura na bagenzi babo bo muri za chamber ziri muri Amerika. Muzi ko Amerika ari igihugu gikomeye cyane ku bijyanye n'ikoranabuhanga n'izindi sekta z'ubukungu, bikaba rero byafasha abashoramari bo mu Rwanda kuza kureba aho bahuriza hamwe na bagenzi babo bari muri Amerika kugira ngo baze bashore imari mu Rwanda. Ibyo rero biratworohera kuba twagaragaza isura nziza y'u Rwanda, ko ari igihugu gitekanye, ko ari igihugu kigendera ku murongo, kandi umushoramari w'umunyamerika ashoyemo imari ko yabibyaza umusaruro. So ni muri urwo rwego binafasha Private Sector Federation y'u Rwanda kugira ibiganiro n'abantu bashaka gushora imari, ariko dukoresheje ubwo buryo bwo kugaragariza ko u Rwanda ari irembo hano muri aka karere gafite abaturage barenze isoko hafi miliyoni 180. Waje mu Rwanda ariko usanzwe wibera muri Amerika, ndagira ngo tubwire ku ishusho y'u Rwanda muri rusange. Ese koko wasanze ushobora kuba ujyuzaho kenshi, ariko noneho nk'umuntu utuye hanze y'igihugu, ishusho wasanze mu Rwanda, wasanze rwarateye imbere koko cyangwa barakabya? Aho u Rwanda rugeze nahashimishije. Mujye mwibuka ko igihugu cy'u Rwanda nyuma y'amahano muri jenoside yakorewe abatutsi 1994, u Rwanda rw'ubu ni rumaze imyaka 25, kandi aho rugeze nahashimishije, ariko turacyafite urugendo rurerure kugira ngo twubake u Rwanda twifuza. Nk'intara ya 6 twumva ko twazabigiramo uruhare rugaragara kugira ngo icyerekezo 2050 ibyo twiyemeje kugira ngo tubigereho dufatanije n'abafatanyabikorwa bacu batandukanye. Kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu ni imibereho myiza y'abaturage. Ese wowe nk'uko nguko uri hano usanga kuri ubu imibereho y'umunyarwanda muri rusange, urebye igihugu cyavuye ukabona naho kigeze, imibereho y'umunyarwanda muri rusange, ntabwo tuvuga abanyarwanda bari mu byiciro bitandukanye, ariko umunyarwanda n'umunyarwanda, umunyarwanda muri rusange, wowe ubona bimeze gute? Aho bigeze nashimishije, kandi narebeye muri izi bintu bya infrastructure, imihanda ni myiza hano mu Rwanda. Abanyamahanga baza ahangaha babona bibashimishije kubona dufite indege nyarwanda imaze gukora mu mijyi itandukanye ku isi hirya no hino. Mwanabonye ko n'ejo bundi ko yatangiye kugira ingendo mu gihugu cy'Ubushinwa. Natwe muri Amerika twakwifuza ko indege ya Rwanda yahagera kugira ngo abanyarwanda bitworoheze kuba twakoresha indege twifuza, kandi n'ishoramari byadufasha muri ubwo buryo kugira ngo abanyamerika benshi bajye baza hano mu Rwanda. Ntitwasoza ntakubajije ku kintu kijyanye no kwibohora ku Rwanda. Turimo turegera umunsi w'itariki ya 4 z'ukwa 7 muri Amerika. Muritegura kwiziza gute uyu munsi wo kwibohora nyuma y'imyaka 25 u Rwanda rumaze rubohowe? Yakoze, icyo ni ikibazo cyiza cyane. Kwibohora 25 kwitwa ni ikintu cy'ingenzi. Reka mboneho n'akaryo ko gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika nabo bafatanyije bose kugira ngo babohore iki gihugu imyaka 25 ishize. Aho u Rwanda rugeze
nahashimishije. Natwe rero nk'amaboko y'igihugu nk'urubyiruko tukaba twumva ko dufite uruhare rugaragara kugira ngo twubake u Rwanda twifuza. Hari za RCA zirenga 11 ziteganya gukora kwibohora 25, ni naho tuzabonera akaryo ko gusuzuma aho tuvuye imyaka 25 ishize no kureba aho tugana, kandi tunashikagiriza inshuti z'u Rwanda kuba zakwifatanya natwe kuri uyu munsi. Muri Amerika ni igihugu kirimo abanyarwanda benshi batandukanye, ntabwo twatinya kuvuga ko hari n'abavuga nabi igihugu cy'u Rwanda muri Amerika. Birazwi, biranaboneka. Ubutumwa ubafitiye kuri uyu munsi nk'umuyobozi w'ishyirahamwe muri abanyarwanda ba muri Amerika n'ubuhe? Twa butumwa tubafitiye nuko aho u Rwanda rugeze, icyo twifuza nuko tubigiramo uruhare nk'intara ya 6 mu guteza imbere igihugu, ariko tugakora n'ubuvugizi kugira ngo isura y'u Rwanda igaragare muri Amerika hose. Hari ibyo tumaze igihe dunatekereza icyo twise 50 state strategy. Kinyenze nuko dukomeza kuhura n'ibibazo bitandukanye ku bapfobya jenoside n'abatifuriza u Rwanda ineza. Nkarasibye rero ntago tuzabyemera, ni nayo mpamvu twafashe ya mbere gushyiraho iyo strategy, tukazajya tugira karandire y'umwaka tuganiriza za universite, ibigo bitandukanye n'inshuti zacu z'u Rwanda kugira ngo bamenye amateka yacu, bamenye ibibera mu Rwanda, kandi tubasaba no kujya mu Rwanda kugira ngo banabone iterambere u Rwanda rugezeho. Ni muri iyo strategy dufite, ariko twebwe icyo dukora no gukomeza gukora ibyiza no gukora ibikorwa bigaragara. Buriya niwo muti ukomeye, naho abo bafite ibitekerezo byo guhungabanya umutekano w'igihugu turi tayari guhangana nabo, ariko icy'ingenzi nuko dukomeza gukora ibikorwa bigaragariza isura nziza y'igihugu. Ntabwo tuzemera utuvugira amateka cyangwa upfobya amateka yacu. Turi tayari kandi tuzakora ibishoboka byose kugira ngo isura y'u Rwanda igaragare neza, kandi tugiremo uruhare rugaragara nk'intara ya 6 mu guteza imbere igihugu cyatubyaye, twerekereza icyerekezo 2050 muri rusange. Turagushimiye cyane Professor Musine kuri iki kiganiro cyiza uduhaye. Nizera ko atari icyanyuma uko uzajya unyarukira mu Rwanda. Turizera ko One Nation Radio muzajya mubasha kuganira. Reka rero twifurize gukomeza kugira ibihe byiza hano mu Rwanda, ndetse tunagusabe kudusuhuriza abavandimwe bacu b'abanyarwanda bari muri Amerika. Murakoze, murakagira Imana.